Haleluya. Kumbona abantu bambaye utujire aribo bafite amena nyinshi bimeze gute? Haleluya. Bambwiye ko turi butarame, reka mvuge ngo turi butarame, ariko izo ngiye kuririmba n'indirimbo zo kubasuhuza. Ndashima Imana ko ndi hano, ndashima Imana ko namwe muhari. Ni ikimenyetso cy'uko twese turi bazima. Dukomere Imana amashyi ko turi bazima. Naririmba kuri izo ndirimbo zo gusuhuzanya kuko umuyobozi wa gahunda arambwiye ngo nyuma turatarama. Bivuga ngo nimba hari n'indirimbo yatewe wakunze cyangwa ukunda uze kundya ka tuzisorezeho. Amen. Iyo umuntu yahise avuga ngo reka twakire Theo bose babireba, ni byiza, niryo ryamenyekanye, ariko ubundi njyewe nitwa Uwiringiye Imana Theogene. Bose babireba navuga ngo ni nk'inyongezo ariko nziza, ryanguye neza, narigiriyeho umugisha. Hanyuma naherukaga hano mu karere ka Bugesera dukorera igitaramo inyuma ya sitade. Rero icyo gihe nkizamo nari nzi ko turi buze muri sitade mo imbere, mbona batujyanye inyuma. Nkora uko nshoboye, mbisaba bari babishinzwe, nza hano muri sitade ariko hatarimo umuntu n'umwe. Ndeba ibyiza by'u Rwanda, ndeba ukuntu hasa, ndeba ibintu navuga ngo nyine byo kwishimira, sibyo? Numva ndababaye ko ntaririmbiye muri stade, naririmbiye inyuma. Ariko ndashima Imana ko uyu munsi noneho turimo imbere, muyimpera amashyi. Naje mvuye i Kigali, ntuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, mu murenge witwa Gisozi, mu kagari kitwa Ruhango, umudugudu witwa Murambi, mba mu isibo yitwa Ubumwe. Ibyo bintu byanditse kubera ko umuyobozi w'isibo twadikanyije ibipangu, wahita ugera iwanjye, ubwo simba yoboye. Nuwumva wansura ubikurikirane. Akarere ni aka Gasabo, umurenge ni uwa Gisozi, akagari ni Ruhango, umudugudu Murambi. Hari abantu babyumvishe, isibo Ubumwe. Buri muntu mwegeranye ngo tujye tugira ubumwe, ariko bitwaye. Amen. Ngiye kuririmba indirimbo zo kuramukanya. Harimo indirimbo ivuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukunda, ugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakugaruka ukiriho. DJ rindiraho akantu gato kamwe, ntabwo byankundira. Ni indirimbo ebyiri bampaye, izindi turaziririmba nyuma, ariko ndi kureba aba bajene bambaye utujire, mwumva nababaza. Reka mbegere mbabaza akantu kamwe. Ningaruka ubu ngiye kuririmba izo napanze, ningaruka ndirimba iyi. Abashaka kubituka babarira bagira batatu. Murayizi? Ubwishe ku rutonde rw'iziri mukurikira. Iya kabiri ndabizi barampirenge imwe, bose babireba. Hari n'uvuze ngo soko, murakoze mwebwe murajyaniza. Aha, reka mbaze mu bantu bari hano haruguru, ningaruka rata ndirimba iyihe nyuma y'izo napanze? Nandimwe muzi bariya nanjye ndabahitiramo kandi biraza guhura, ariko ndenda kubabaza mwese uko muri hano. Indirimbo ivuga ngo imitima y'abantu irahagaze, ngo bashaka kubona wangara ntibazabibona, amerwe nasubire mu isaho. Umva agakurikiraho, nzashikama nka leta y'u Rwanda, nindangiza nihesha agaciro, iyeri iri mu kera, iyeri iri mu kera,
mukomere Imana amashyi n'iri mu kera. Tugiye gutangira kuivuga ngo ineza y'umuntu, ariko hano nabonyemo umushumba mu bashumba bandeze. Abashumba bari hano, abapasiteri, ababishopu, abapotere, nagira ngo mbabwire ngo mu bantu bicaye hano harimo umushumba njyewe wandeze. Kandi andera mba mu Rwanda, waba mu kindi gihugu, ariko arandera aramuzi, anyerera imbuto nziza, amesha umugisha mu buryo tutavugira hano. Yitwa Potere Serukiza Sositene. Babaruha haguruka usuhuza abantu, kubera ko ni wowe warabikoreye, ngomba kukuvuga ahantu mubonye. Uyu mupapa mureba ufite utuvi tw'uruhande na hano, nanjye zatangiriye mu bwanwa hano ntiziraza, ahubwo wo kuza imvi haje uruhara. Ubu nari nifitiye agapenke keza k'umusatsi uranyama, ariko natereka turirimbe. Hanyuma icyo nakongeraho kugira ngo mumenye uwo mugiye kuririmbana, navuze ko ntuye i Kigali mu karere ka Gasabo, ariko ngira n'itorero mbarizwamo, naryo ngomba kurivuga. Barizwa mu itorero rya ADPR, ryo riri mu karere ka Kicukiro, kuri paruwasi yitwa Kicukiro Sheri, nsengeraho kuri paruwasi. Ubwo rero no kugira ngo umenye ngo aho ntuye naho nsengera, kugira ngo tumenyane neza. Nshiriramo iyo ndirimbo, ibindi biraza nyuma. Amashimwe yampera Uwiteka niba neza. Haleluya. Abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora. Gukora ibyiza badacogora, naho intambara no kurasana ndetse n'amagambo yo gusebanya ntibifite agaciro. Ineza y'umuntu ntibimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakuba kukiho. Ineza y'umuntu ntibimutera gukundwa, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikakuba kukiho. Abandi babishaka bayimpera amashyi. Imana iguha umugisha uri kuyikomera amashyi, kurindira amaboko n'ibiganza yikorere. Ukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi bitagira nyirabyo. Kubera yuko umuntu apfuye arabisiga, bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana yanjye, wongera uyimpera yandika. Ukorere Imana nk'abantu bazapfa ejo, mutitaye ku by'isi
iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye bihumye. Abanyamugisha nabo bamenye Imana, batayirangikanya n'ibigirwamana. Abo bana amazina yabo yaranditse. Iyo mana ntiyambarizwa mu gicumbi, ntibayanura imvura iguye bihumye. Wakongera ukayimbera amashyi. Ineza y'umuntu niyimuzera gukumva, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikavuga ko ukiriho. Ineza y'umuntu niyimuzera gukumva, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikavuga ko ukiriho. Ineza y'umuntu niyimuzera gukumva, kugira neza ukayisanga iyo ugiye, wagira nabi bikavuga ko ukiriho. Abantu babishaka bongera Imana amashyi, ukumva wayiha amashyi ariko sigaje indirimbo imwe, ariko ntarayiririmba. Nanze kuvuga ibintu byinshi ntararirimbaho n'indirimbo n'imwe. Nagira ngo mbabwire ngo ndashimira abateguye iki gikorwa bakangirira icyizere ngo nzabonekemo. Nabo mubampera amashyi, ntabwo jyewe nzi ngo ni bangahe, ariko barahari. Ayo mashyi kabayemo mubongera ayandi twumve. Erega ubuse namwe murabizi, u Rwanda muraruzi. Abaririmbyi barimo baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ni benshi. Noneho njyewe mu barimo ndi umwe mu basaziyemo. Njyewe maze imyaka 20. Urumva nasaziyemo. Ndashimira Imana ko nkirimo. Hanyuma ndashimira Imana ko bangiriye icyizere bakumva ni njyewe twatarama. Imana ibaho umugisha. Jya bampamagaye ntari mu Rwanda, umuntu twavuganye arabizi, ndwana uko nshoboye. Ni narafashe urugendo ruzamara ibyumweru 3, ariko jyewe nagarutse kugira ngo nze hano mu Bugesera cyangwa se Nyamata. Ndaza nza muri iki giterane kirarangira njye nsubiraho narindi, kuko nari mfite ibitaramo. Narindi mu Bugande, ntabwo nari kure cyane mutagira ngo mvuye i Burayi, sindanajya, ntabwo njya nirahari. Nabonye abantu bambaye amajire mbona n'abanyonzi. Mw'abantu b'Imana mugerageze ibintu by'Imana mu bikunde. Nanjye igare nararinyonze, njye nabaye umunyonzi, nanyonze igare. Ikibazo ntahuriyeho namwe kandi ntikizababeho. Nahekaga umuntu uremereye tukagwana muri rigo. Ntabwo mbese nagushije umuprofeseri wigisha akantu bita kuri APK, yari n'umukongomani. Yabyutsemo nuko mu Giswahili ntacyumva, ngo mimi ngo mimi munango ngo nerele ndiruka. Ari imbwa zimfashe bimwe bifata abantu banyonga, nanyongaga ntabishobora. Mubonye amafoto yanjye ya kera uko nari imeze, byari ukubura uko ngira, ariko mumera Imana ishobora byose igira ukuntu yabigenza. Ibona ibyo guterura abantu 200 tuzagwa muri rigori impindurira amateka. Nanyonze igare, nigeze gutwaza umuntu umutobe murabuzi w'ibitoki, amama bidabiri ngo nyamujyanire ku isoko ikabarondo. Twe twari dutuye ahitwa Ikinzovu. Najyaho nkabona rigiye kungusha, mpitamo kugenda nyacunga kandi igare ari rizima. Bajya bambaza ngo kuri gucunga se, niko topine yapfunze. Mbesha igare ari rizima byananiye. Mwongere mu nkundira Imana muyikomere amashyi y'indurire umuntu amateka. Buri muntu afite amateka ye. Ejo nawe Imana yaguhindurira ubuzima ukaza ukavuga ibindi bintu, ariko ntuzasuzugura akazi ukora. Nabivangamo nuko byananiye. Niba warabishoboye uzabikora ugere no ku bindi, ntuzigere wisuzugura. Kirama akaririmbo kavuga ngo bazaruhira. Hanyuma Imana amashyi cyane ko twabona abantu
abantu bafashe umwanzuro wo guhinduka, ntimwabibonye? Hanyuma kubera amasaha n'ibihe, ubwo biransaba gukoresha indirimbo imwe. Niko gahunda zimeze. Ntabwo gahunda ari ukurara, ni ugutaha tukajya no mu zindi gahunda ebyiri. Hanyuma umuntu wamfashaga ndabona asa n'udahari, nari nkubuze, ngiye kubyikorera nzi ubwenge. None mu ndirimbo bansabye, ubwo bemeye ebyiri, ndebera iyitwa Isoko imara inyota n'iyitwa Kubita utababarye. Hanyuma izo zose nutinda kugira iyo ubona ubishyiremo ibigeragezo sigarande, byose ni kimwe. Niba hariho gahunda zo gukuramo abantu amaso, impyiko, ibintu babijyana, mugomba kubyitondera ukajya wumva kabiri. Umuntu atazagutwara akubwira ngo agiye kugukiza naho agiye kukwica. Kandi babikora, abantu basigaye baragize inzara nyinshi. Fashe telefone muri izo navuze, iyo uhingukiraho ishyireho. Kandi dukwiye kongera tugakomera amashyi ubuyobozi bw'igihugu cyacu, bafata umwanzuro bakavuga bati ibi bintu bitaragera hano tubyirukanire kure, si byose? Ariko umeze umuntu akubwiye ngo agiye kuguha akazi ari ukugukuramo amazi, ibaze ugire ugende ubibwire n'abo mu rugo uti uzi ko bashobora kukujyana bakayanogoramo, bakayagurisha, ukazasigara barashyizeho niba ari supaguru, ubwo bashyiraho ibiti hano. Igomba n'ijisho ritarimo babipfuka bafatanisha iki. Mubyirinde nyamuneka. Kandi tubona n'amavideo ukabona umuntu baramukubise bamuhinduye nkaho ari igitambo cy'abandi, ugasanga wagiye nyine ari kubura ubwenge, bikarangira bakumereye nabi cyangwa babigenje nabi. Dufashe tugende. Bwira umuntu mwegeranye ngo Imana igukubitire ibikurushye. Imana itabikuye mu nzira nta hantu wagera. Nibyo biduhiga byo kudukuramo impyiko n'ibifu n'ibiki, Imana ibikubite bitaraza. Soka imara inyota, soka imara inyota, soka idakunda. Ayo hari se waya boza
amen. Reka Theo tumukomere amashyi menshi cyane. Arakoze. Ni wowe ushobora kugarura icyizere cyo
ijuru ryanjye rito ni wowe urifite mu kiganza.